Ndagusuhuje mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Paul Habumuremyi. Nkuko twabivuze mu nyigisho yacu ya mbere, dufite intego nziza ivuga ngo muri Yesu ubuzima burashoboka, cyangwa se ubuzima burashoboka muri Yesu. Turimo turiga ariko tunatahura yuko hari iby'isi yagiye ibeshya abantu b'Imana, ugasanga mu rusengero umuntu ni umuntu w'Imana ariko yagera hanze mu buzima bwo gushaka amafaranga n'ubukire ugasanga byahindutse, arimo arakora ibihabanye n'ibyo aririmba, n'ibyo asenga, n'ibyo avuga, n'ibyo abwiriza, kubera ko hari iby'isi yagiye ibeshya. Rero dukomeje kubiganiraho kandi nizera ntashidikanya yuko Imana ikomeza kuduha umugisha. Ndagira ngo tuze gufata umwanya dusenge, niturangiza gusenga dukomeze n'inyigisho yacu. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana nziza, tuguciriye bugufi kandi tuguhera icyubahiro kubera ko uri umurengezi wacu ku imbaraga zacu. Ni wowe utubeshejeho uyu munsi, kandi nawe dufitemo ibyiringiro by'uko uzatubesheho n'ejo hazaza. Dusabye umugisha ku muntu wese ukurikiranye aya magambo, Umwuka Wera akomeze kudusobanura no kutwagura mu izina rya Yesu, amen. Twongere dusome ahantu turimo dusoma muri Yohana ibice 21, duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Yohana ibice 21 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9, haravuze ngo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko ari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro n'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Imana itugirire neza cyane. Bakundwa bene data, mu nyigisho ya mbere twabonye yuko isi ifite ukuntu yagiye ibeshya abantu. Babwira yuko iyo bari mu rusengero bari gusenga, bari imbere y'Imana, agomba kugaragaza nyine uca bugufi, kwiyoroshya, ko abantu nyine basuzugurikiye imbere y'Imana. Ariko nibagera hanze mu buzima bwo hanze, nibari mu kazi, agomba gukoresha imbaraga, agomba gukoresha ubwenge Imana yamuhaye kugira ngo abashe kuronka. Rimwe na rimwe rero isi bavangiramo n'amanyanga, kuko ugasanga nyine umuntu yakoresha amanyanga, yakoresheje ruswa, yakoresheje kubeshya, yakoresheje gukora amaraporo atariyo, yakoresheje ibintu bitandukanye kugira ngo agumane wa mwanya, aronke y'amafaranga, aronke na bya bindi. Ariko ndangije mbabwira yuko muri Yesu ubuzima burashoboka, cyangwa se ubuzima burashoboka muri Yesu. Mu magambo make no kuvuga umuntu ashobora gukizwa akanacuruza kandi akunguka. Umuntu ashobora gukizwa agakora akazi ke neza kandi bakamuhemba. Umuntu ashobora gukizwa ari umuntu w'Imana, agakora ubuhinzi neza, yarangiza kubukora akunguka, Imana ikamuha umugisha. Umuntu ashobora gukizwa neza, agakira, akagira izina rikomeye, adakoze amanyanga, adakoze amafuta, atagambaniye abandi, atabanze n'ibindi bitandukanye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu munsi muri inyigisho yacu ivuga ko ubuzima burashoboka muri Yesu, ndashaka tuvuge ikintu kimwe abantu bibeshya. Umuntu wese witwa ko ari umuntu w'Imana, akaba yarabonye ibintu binyuze mu manyanga cyangwa mu byaha, hari ibintu 5 bikomeye bimubaho, kandi ubuzima bwe bugira ingorane zikomeye, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'ubugingo, ndetse no mu ruhande rw'umubiri. Ibyo bintu 5 reka tubivuge twihuse kugira ngo dukomeze gutahura ko byanze bikunze ubuzima bushoboka muri Yesu. Ikintu cya mbere gikunda kubaho iyo umuntu yakoze amanyanga, agakora amafuti, agakora ibyaha runaka, akaba umukire, akatunga amafaranga, kubaka urugo, akagira n'izina runaka, akandika CV, akabona akazi, akabeshya, agatanga ruswa y'uburyo bwo aribwo bwose, akagera ku rwego rwiza, abona bya bindi byose ashaka. Hari ibintu 5 adashobora gukwepa bimubaho kandi bikomeye. Ikintu cya mbere ni urubanza rw'umutima adashobora kuzatsinda. Kuko umutima nturya ruswa. Ibintu byose dukoze, byaba ibyo dukoreye ahiherereye n'ahagaragara, umutima urabibika. Byaba ibyo dukoreye imbere y'abatuzi n'abatatuzi, umutima urabibika. Byanze bikunze nubwo yarwirengagiza urubanza rw'umutima, agira urubanza rw'umutima. Rero mubwira ngo nyamara nubwo uvuga ko ubutunzi ari ubwawe, si ubwawe.
ni abana b'imfubyi wariye. Nubwo uvuga ko bimeze gutya, urugo warwubatse gutya, ariko wabanje gukora ibi n'ibi by'ibyaha, wabanje kujya mu bapfumu, wabanje gusambana, wabanje gukora ibi ngibi, ugasanga mbese ubuzima bwe uhorana urubanza rw'umutima adashobora kuzatsinda. Kandi niba hari indwara mbi iruta kurwara malariya ukajya mu bitaro ukavurwa ugakira, ni ukuba ari umuntu w'Imana usenga ariko uhorana urubanza rw'umutima utazatsinda. Ni ukuvuga n'igihano cy'iteka ryose wumva ugikatiwe uri mu isi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icya kabiri kibamo gikomeye ni uko ubwo butunzi aba afite yakuye mu mahugu, yakuye mu byaha, ni ubutunzi budafite ikibukingira. Mu magambo make buba bubitse hejuru y'umusenyi. Ni ukuvuga iyo Imana ari ikinguye imiryango ikaguha, inakurindira n'ibyo yaguhaye. Ariko iyo ari wowe wabishyizemo izo mbaraga ugakoresha amanyanga n'amafuti, biba bisa naho ubwo butunzi ubwubatse hejuru y'umusenyi. Icyaza cyose cyabusenya, kandi ntiwajya imbere y'Imana ngo usenge ngo Mana bundindire. Nawe uzi aho wabukuye, n'umutima wawe ubizi neza, ubisobanukiwe, biranga rwose. Ni ukuvuga ni ubutunzi budafite ikibukingira, busa naho wabitse hejuru y'umusenyi. Imvura nizigwa, imivu igatemba, imiyaga igahuha, kandi biza biri mu bwoko bwinshi bw'ibintu bitandukanye, bikagenda bizasenyuka, nta kintu kizabukingira. Ariko iyo twahawe ubutunzi na Kristo, twaragumye muri we. Amen. Umunezero wanjye ushingiye ni uko anaturindira n'ibyacu, atubera uburinzi bw'ibyacu. Kandi niyo tugize ikibazo muri byo, turagenda tukamubwira tuti Yesu byagenze gutya na gutya, akatubwira ati ndaje ngaho komera, ndi kumwe nawe, nta cyakubasha. Imana itugirire neza. Ikindi gikomeye kibamo ni uko ubwo butunzi wakuye mu mahugu, wakuye mu kubeshya, wakuye mu byaha, rimwe na rimwe buzana ikintu kibi. Uzaba wariyandikishije kuri lisite y'abazakorwa n'isoni. Nimusoma mu Migani 14:34 haravuga ngo ukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Rero birangira umuntu yiyandikishe kuri lisite y'abazakorwa n'isoni. Kandi gukorwa n'isoni ntabwo bisobanuye ko wenda uzahita nikorwa n'isoni ako kanya abantu babibone, bahita bavumbura ko wenda akazi wagatanzemo ruswa, bahita bavumbura ko wenda ubutunzi wabuhuguje. Mwene da, niba hari gukorwa n'isoni guteye ubwoba, kubabaje, guteye agahinda, guteye intimba, guteye umubabaro, ni igihe tuzaba tuvuye muri iyi si. Benshi bazajarajara, benshi bazabwira umwami ngo mwami twarasenze, mwami twararimbye, ariko azababwira ngo sinigeze kubamenya. Kimwe mu kintu kizagushamo abantu ni uko batunze ibintu badafitiye ibisobanuro, bakuye mu manyanga n'amafuti, kandi babizi neza. Rero hazabaho gukorwa n'isoni gukomeye. Iyo rero uramutse ukoze ikosa ugatunga ubutunzi muri ubu buryo, uba wiyandikishe kuri lisite y'abazakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ikindi cyambabaje ni uko iyo utunze ubutunzi buvuye mu mahugu no mu manyanga no mu mafuti no mu byaha, nta bihamya uzabona byo kubwira abandi Imana yawe bishingira ku byo ufite, kuko uzi ko ari amanyanga. Nyine ubura ibihamya. Usanga hari n'umuntu uceceka adashobora kubona ijambo avuga ko atisuna. Najya imbere y'Imana ngashima ngo narasenze, Imana yarabimpa, nzi neza ko natanze ruswa. Najya imbere y'Imana nkavuga ngo runo rugo nararwubatse, Imana ibana nanjye, nzi neza ko nagiye mu bapfumu. Najya imbere y'Imana nkavuga ngo Imana yampaye ino nzu, nzi neza ko nagambaniye umuntu, bikagenda gutya. Mbese wumva nta bihamya imbere y'Imana yawe ushobora kugaragaza, ushobora kubwira abantu b'Imana ngo nabo bafashwe. N'ibyo wahimbahimba, umutima urakubwira ngo oya urabeshya, ayo ni amanyanga, ni ibintu uri kubeshya. Ikindi gikomeye ngira ngo tuvugeho, ushobora kuzarwara umutwe cyangwa umutima kubera ubwoba bwo kwibaza icyo uzabwira Imana umunsi muzahura. Kuko abantu b'Imana bose bazi ko hari umunsi twese tuzahagara imbere y'intebe y'Imana. Hari umunsi umuntu wese azahura n'Imana. Rero rimwe na rimwe, kubera ko abantu bazi neza ko bafite ubutunzi bwavuye mu mahugu na bya bindi bintu bitandukanye bataboneye muri Kristo, bahorana ubwoba bwo kuvuga se. Ugasanga kandi ubwo rushaho kugenda bwiyongera, na panike ikiyongera, ushobora kuzarwara ikibazo cy'umutima. Bo bakayoberwa aho bivuye, bakagira ngo ni ugukora cyane, naho nuguhora wibaza ko amanyanga nkora, ubuzima mbamo, ibi byo kurya. Hari agahangayiko gaturuka kuba umuntu atunze ibyo atagakwiye gutunga, bitewe n'uko byanyuze mu nzira zitari zo. Kandi umuntu w'Imana byanze bikunze biro. Ikindi natangaye ni uko uyu muntu atinya abanyamwuka b'ukuri.
narabakwepa ahora mu buzima busa naho gushushanya, avuga ati se ngiye bakandondora, ngiye bakamenya ibyanjye, ngiye bakinjira mu buzima bwanjye, sinaba nkozwe n'isuri, sinaba mwaye. Ugasanga nyine asengana n'abashobora kutabona iby'ubuzima bwe, ahubwo asengana n'abantu bashobora gushyigikira irari rye. Zamuka, kora gutya, aguka, yoyoyo, mbese ni za yoyoyo, nivuga butumwa rya yoyoyo. Ariko rimwe na rimwe ugasanga ntabwo harimo ubuzima bwo kandi abantu benshi baba bazi ukuri, ariko bakakujugunya, bagakora ibyo wumva n'ibyo batekereza, kubera ko bazi neza ko ubutunzi babukwere mu manyanga no mafuta. Ugasanga ntibashobora kubana n'abanyamwuka, ntibashobora kubana n'abantu b'Imana bakijijwe, ntibashobora kubana n'abantu b'Imana bashobora gusenga bagahishurirwa ibintu bikomeye, ahubwo bahora babakwepa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo tuvuge aya magambo nkuko twasomye muri Yohana 21. Ni ukuri tuzabisobanura neza. Ubuzima muri Yesu burashoboka. Umuntu Yesu ashobora kukurangira icyerekezo kizima, akakwagura, akaguha umugisha, ukaba umukire ndetse cyane, Imana ikakugirira neza. Ariko nk'uko mu isi y'abakora ibyaha dufitemo abakene, ni nako no mu nzu y'Imana abakene tuzahorana nabo. Ibyo rero tubimenye bitazadutera ikibazo. Gushaka ubuzima, gushaka imibereho ntibikwiriye gutuma twiyandikisha kuri lisite y'abazakorwa n'isoni, ntibikwiriye gutuma dukora amanyanga, ntibikwiriye gutuma tugira urubanza rw'umutima tutazatsinda, ntibikwiriye gutuma dukora ibijyaha no gukiranirwa, ahubwo dukwiriye gukora ibyo gukiranuka. Tugume muri Yesu, kuko muri Yesu ubuzima burashoboka. Nubwo yakureka uyu munsi, nubwo wabona ugeragezwa, nubwo wabona bikugoye, ariko byanze bikunze Imana izarushaho kugenda ikugirira neza. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza, Imana iguhishurire cyane. Reka dusenga n'Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Muri wowe Yesu ubuzima burashoboka ndetse cyane. Turagushimiye ko ugiye gukomeza kuduhishurira abantu bakava mu manyanga, bakava mu buzima bw'amanyanga, bakinjira mu mibereho yo kugumana nawe no gukora ibyo gukiranuka. Ko byanze bikunze ubutunzi bw'ubwenge n'ubuhanga n'imbaraga zose n'inyamaswa zo mu ishyamba, Mwami, n'ubutunzi bwose buriho n'ubuzaza, byose ni ibyawe Mwami. Ndagushimira yuko ufite amasoko akomeye kandi ubasha gufukurira umuntu isoko, akayinywa akagubwa neza kandi agahaga. Bana natwe dushyigikire, shuri imitima y'abantu bamenye yuko ubuzima turimo uyu munsi tuzabuvamo, kandi buri wese akora ibyo gukiranuka mu gihe ari gushaka ubuzima, ari gushaka amafaranga n'ubutunzi, kugira ngo Mwami nitumara gukora ibyo washimye byose tuzasinzira. Ndagushimiye ko uduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.